Twongeye kubasuhuza mwebwe bakunzi b'ikiganiro Sky Show, twizere ko mumeze neza. Wowe mukunzi wa Sky TV Show, turahangaha kugira ngo tukugezeho updates zigiye zitandukanye nk'uko ahangaha se cyangwa se ino channel yacu twahisemo iboneye. Tugomba kujya tukugezaho amakuru agiye atandukanye yo hirya no hino aba arimo aravugwa cyangwa se ari trend, aho araba arimo avugwa muri politique, ari kuvugwa muri showbiz, ari kuvugwa mu bintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu turaha kugira ngo ube mukunzi wa Sky TV Show tubashe kuba twakugezaho updates zigiye zitandukanye. Rero nimba utarakora subscribe, turakwibuta cyangwa se turagushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu wabona updates zigiye zitandukanye ziri kuvugwa hirya no hino, ndetse n'amakuru aba ari trendy mu bintu bigiye bitandukanye. So rero tugiye kugaruka muri update zirimo ziravugwa kuri Minisitiri Ambasaderi Olivier ndetse n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisitiri cyangwa se Minisitiri Ambasaderi nawe witwa Troy, aho ari amakuru arimo aravugwa hagati y'aba bombi, ndetse tukagaruka none ku makuru arimo aravugwa ku muturage warashwe n'isasu riturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho se we byifashe gute. So rero natinze ngiye kukunyurira muri izi nkuru ngusomera kugira ngo umenye se birimo biravugwa hirya no hino ni ibiki, ese byifashe gute. So rero twihuse cyane, Minisitiri Ambasaderi uwo bita Olivier Nduhungirehe yagiranye na Ambasaderi Troy Fletcher, umunyamabanga wungirije w'agateganyo wa Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika. Ibiganiro byabo byibanze kurushaho gushimagira umubano hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baganiriye kandi ku bijyanye n'uko ibintu byifashe muri iki gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imyanzuro y'inama ihuriweho ya EAC, SADC ndetse no kugushaka inzira irambye iganisha ku mahoro mu karere ka East Africa nk'uko bisanzwe bizwi. So rero aba bombi baganiriye kuri uno munsi kugira ngo bakomeze kwimakaza umubano hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no gushakira umuti urambye abanyekongo cyangwa se mu cya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba baganiriye kuri uno munsi ndetse aho byaje gutanga icyizere cy'uko byibuza ibi bintu hari aho bizagera bikaba byacuruka cyangwa se bigatuza burundu. So rero another update nk'uko nabikubwiye y'umuturage wo muri Rusizi, aho yaje kuba yaraswa ku isasu riturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero inkuru iri kuvuga ngo umuturage yishwe n'isasu ryarasiwe muri Kongo, Rwabukwisi Zakariya, niko yitwa Rwabukwisi Zakariya w'imyaka 31 wo mu murenge wa Nzahaha mu karere ka Rusizi, yahitanywe n'isasu ryarashwe n'ingabo za FARDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangazwa na Kigali Today avuga ko tariki ya 8 Gashyantare Rwabukwisi yahingaga ku nkengero z'umupaka w'u Rwanda na Kongo mu murenge wa Nzahaha, ariko kubera amasasu yavugiraga hafi yabo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ava mu murima arataha ari kumwe n'umugore we. Inkuru igakomeza ivuga ngo abayihaye amakuru bati amasasu yaravuze aho yarimo ahinga n'umugore we, maze barahunga, ariko isasu rifata umugabo. Abandi bavuga ko isasu ryahitanye Rwabukwisi ryari rirashwe ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda biri aho hafi. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu bamwita Alfred Habimana yatangaje ko
isasu ryarasiwe muri Congo ryamusanze mu Rwanda, yitura hasi, abamusanze aryamye bamujyanye kwa muganga basanga yarashwe mu gatuza, nuko bimuviramo intandaro y'urupfu cyangwa se bimuviramo urupfu. So rero akatwihanganishe umuryango rusange cyangwa se umuryango mugari w'abanyarwanda, ndetse tunihanganishe nka famiye muri rusange n'inshuti n'abavandimwe kubwo kubura umuvandimwe ku bintu navuga ngo bitakagombye kuba byagakwiye kuba twakagombye kubura umuntu, kubera ko hari impamvu nk'izo ngizo zo kuvuga ngo umusirikare w'umunyekongo arashaka kurasa ku birindiro by'abanyarwanda ndetse by'abasirikare b'u Rwanda, ndetse bikaba byatuma hari ubuzima bw'umuturage bubigenderamo w'umusivile noneho ampurisi, aho navuga ngo ni ikintu kibi cyane. Ese buno bushotoranyi bundi buzahagarara ryari? Buno bushotoranyi ko mbona bukomeza bugenda bukura uko bwije n'uko bukeye, aho kugira ngo bugende bugabanyuka. So rero ni uko nguko byifashe hirya no hino, kubera ko hari ibiba birimo biragenda bivugwa, ariko nanone ugasanga abantu benshi cyane barimo bagenda babivutswamo ubuzima cyangwa se babiburamo ubuzima, cyane cyane nk'izi ntambara zo muri Congo. Abanyarwanda benshi cyane birimo biragenda bibinfekita, cyane cyane bano baba baturiye wenda nk'umupaka. So rero ni ibintu navuga ngo bibi cyane. So rero another update ni update ziri kuvugwa kuri Jessikizi wa Mipango, nanone aho Jessikizi nawe na Miki nawe ngo ibintu bimeze nabi cyane, bano bombi ngo batsajyanyijeho umuriro, ariko na n'ubu ngubu ngo baracyarebana y'ingwe, kubera ko Jessikizi ngo na n'ubu baracyavuga ati ese bya birwara wari urwaye handi kuri systeme byarakize ni icyo Rwanda. Nayo na Miki nawe akagaruka akavuga ati se sha wowe nyamudigi vipi wa Rwanda wowe ko nakubwiye ko ako kantu ka ntacyo kamfasha, ntacyo kanangurira, cyane yuko ngo wowe n'ubundi nta nicyo nakumarira vipi wa Rwanda, wowe uri kuvuga iki mu bantu? So rero ni intambara iri hagati y'abo bombi, ariko nanone nawe wema kukubwira yuko umukinnyi wa filimi nka Nyambo cyangwa se wamenyekanye nka Nyambo ndetse n'umubyinnyi wacu T Brown bafite filimi barimo barashaka hereza abantu, cyangwa se bashyize trainer yayo kuri channel ya T Brown, aho batayeho trainer ya filimi yabo bagiye kuzahuriramo bombi, nyuma yuko hari saga yabo yari imaje kuba yatuzaho ivugwa yuko batandukanye. Ariko njye nabonaga n'ubundi ko byaba ari agatwiko ko kuba ari ikintu barimo barasasira, like cyane cyane nk'iki ngiki cya sinema abari barimo barasasira. Niko showbiz imera. Showbiz ni ukuvuga ngo mushwana n'umuntu, ariko atari uko mushwanya, ahubwo kugira ngo mukore marketing y'ikintu kiri inyuma y'ibyo ngibyo. Rero uko nakubwira, aba bombi bafite sinema bateguye cyangwa se barimo barakina, ndetse babaye basohoye na trainer yayo kugira ngo mumenye se abundi ni sinema izaba ihagaze gute. So rero katwiteguye ko mu minsi iri imbere turaba turi kubona iyo filime, kandi ndetse ndakeka izaba ari filime nziza cyane, kubera ko nk'uko bahise Love Wins. Rero ni ukwitegura se tukamenya se iyi filime yabo ni filime izaba imeze ute. So rero abo bombi bongeye kuba bakiyunga, cyane ko nyuma haje kuba hanagaragara n'ifoto bicaye ahantu bari kuganira. So rero ni ikintu cyiza cyane. Ngiye twabanye muri update news uyu munsi, ni Sky mwenyewe, ni ya Pablo Babiza Pachero magazine Tigre Scope Pistol, it's your back and sharp pocket boy, you know the shina devane the quits ya shop at Sky Misimu.